bimeze bite nshuti bavandimwe abadukurikira kuri chat Iwacu TV. Nare nkuko mubibona twabazaniye abatumirwa batandukanye mutari musanzwe mumenyereye ariko mwari musanzwe muzi. Mwari musanzwe mumenyereye kuri chat Iwacu TV. Rero na sportif baraza kubabwira discipline barangwamo. Ni muri bamwe bitabiriye irushanwa ryabereye Mahama rihuza inkambi zose. Aba nabo babasha kwitwara neza, bamwe bageze finale, abandi batwara igikombe muri discipline zitandukanye. Utangira rero twatangira umwe twibwira akatubwira umukino akina, amazina yiwe, biba byiza naho akina. Jewe amazina nitwa Mugisha Moise, nkina basket. Nibisanzwe n'abantu banzi kenshi banzi ko nkunda basket, niyo mukino kabisa n'igiti. Amazina yanjye banyita Bienveni, akanikinemo banyita Bakayoko. Na football aho tuna no kuri kabiri. Muregereza mikoro rero. Nanjye amazina yanjye banyita Olivier, ariko abantu benshi bazi ku izina rya Juru. Ndi umwe mu bakinnyi Mahama, tukaba twarabashije kugera finale. Kina kangahe Juru? Ubusanzwe nakinaga gatatu, ariko Mahama naje gukina 11 nangwa se 7. Murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Jimmy, ariko nikinemo nitwa Body. Abenshi niko bazi ibyo zina, abenshi bazi ko nitwa Body. Nanjye nyine umwe mu bagiriwe amahirwe cyangwa nakoze cyane kugira ngo mbone umwanya wo kujya Mahama. Byari bikaze no gushaka list. Barakoze cyane nubwo tutatwaye igikombe, ariko aho twageze ntabwo ari habi. Baragerageje ariko utatuzasize. Nanjye n'ubuhinga babashije kugera finale, n'ibyo bitari byoroshye, ariko nyine dushimira na bamwe badutenga mu bitugu. Barakoze cyane. Aba sportif barakoze cyane uko mubumvise. Tureba abandimwe tugiye kuganira mu byaranze Mahama. Irarushanwa ryari rimeze gute hanze, ababencheri bari bameze gute, abafana byari bimeze gute, abari mu kibuga byari bimeze gute, hanze y'igihugu se byari bimeze gute. Nibyo bintu bitatu turubuze kuvugaho. Hanyuma rero dutangire ku cyambere, ubundi turahera kuri Body. Body, urugendo rwo kujya Mahama rwari rumeze gute? Urugendo rutari rworoshye kuko sinavuga ngo rwari rwiza, kubera ko ntabwo twari twiteze ibintu ariko twabibonye. Ni urugendo rutari rworoshye, nyine twaragiye, hari ibyo twari twiteze tutabonye, hari n'ibyo twabonye, ariko bike twari dufite twabibyaje umusaruro. Okay, turajya kuri Juru. Juru, imodoka mwagiyemo cyangwa se muhaguruka hano babitayeho gute? Kabisa imodoka twagiyemo ntabwo navuga ko byari bibi, byari bisa neza, kuko nta mukinnyi wagiye ubangamiwe n'ibyo twaboneye mu modoka. Mu bushobozi buke bari bafite bagerageje kubidukorera, ndetse narenzaho kubashimira ku gikorwa baba bateguye ko gihuza abavandimwe benshi. Turajya kubo bita Barabasi. Mwita Baraba rero. Baraba, nicyo watubwira ku ekipe ya basket mwajyanye, byari bimeze gute mu modoka mwari murimo? Kabisa ekipe ya basketeri twari tumeze neza kabisa, kamara twari nako kuko twari twizeye yuko twateguye. Urebye kabisa twari no gushima Imana kabisa, n'abantu bakeye twari tumeze neza, twishimye kabisa. N'ibintu twari twiteze twagize amahirwe, Imana ibidufashamo, turabakubita twegukana igikombe. Arakoze cyane. Reka twumve na Bakayoko mukigera Mahama. Niki cyagutunguye mugeze Mahama? Ikintu ngiye cyantunguye ni vibe twavanye hano. Mbere na mbere tugeze Mahama tubona ibintu nyine bidasanzwe. Ikintu cyagutunguye ni vibe mwavanye hano? Ikintu cyantunguye Mahama,
uko twageze tugasanga ni umutekano wa Yesu, afite ibyishimo, natwe tubasha kubibafatanya nabo, turishima kabisa. ahantu mwahitiye batubwiye ko ari Mukato. Mukato byari bimeze bite? Mukato ni mu kigo Ni mu kigo. ni ikigo cya Satellite. Ikigo cya Satellite. Muri Satellite byari bimeze bite? Hari ameze neza, urebye twagize twungutse n'izindi nshuti zo twafatikanyije muri izo vibe, dukomeza no kujya no muri mood ya match, ndumva ari ibyo. Noneho Bakayoko, ikintu nakubaza gifitiye amatsiko, ni ikihe kintu ukigera Mahama cyagutunguye? Ubona ari n'igishya kuri we, ntigisanzwe, kirashamaje? Ikintu cyarantunguye ngeze Mahama kidasanzwe nabonye, nuko nageze ku Kagera nakajya nkumva ku mashuri tubyiga, ngiye migerera live ndeba Kagera, ndumva ari icyo kintu cyantunguye kidasanzwe. Bakayoko arakoze rero, uraha n'ubundi Baraba mikoro dukomeze. Baraba mwakinye match zingahe muri iriya rushanwa? mwararushanwa byari byo byose dushobora kuba twarakinye nka match ebyiri, iya gatatu ikaza ari finale. Mwakinye match ebyiri, iya gatatu aza ari finale. Niwe mukino wakinyemo ukoresha imbaraga nyinshi? Nanone hari iyo twateye for ku mukino umwe. Ubwo mwakinye match 3 mukino na finale ya 4. Hanyuma rero niye match watakajemo imbaraga uravuga ati match irankamuye kweri? Kabisa urebye match yari isaba imbaraga, aho twakoreshe tutikoreshe na bagenzi banjye, cyane cyane nanjye nyine ubwo ndi kwivugaho, yari demi finale aho twahuraga n'inkambi ya Mahama. Byagenze bite rero ku nkambi ya Mahama? Ku nkambi ya Mahama ewana twarajombanye, ntabwo byari byoroshye abe na gato, usibye yuko nyine umuntu yateguye aba yarateguye, byarangiye tuyikubise tuyirusha amanota. Ese ntabwo wagiraga ubwoba ko Mahama nayo iri buze kukujomba? Cyane cyane Mahama yari iteye ubwoba, kuko twari dusanzwe duhurira finale, ikadukubita dukubise nk'inshuro nk'eshatu, turi gutaha kabisa, tugataha mu rugo dutanye agahinda. Urakoze cyane Baraba. Hanyuma rero niki kuba mwarakubise Mahama kuri demi finale, ubona byaratewe n'iki? Kabisa icyabiteye kugira tuyitsinde, Mahama twayirushiye gutegura neza, yari yariraye, yumvaga nyine yuko ari Kongwe isanzwe itwara igikombe, ariko yirengagije yuko natwe dusanzwe duhurira finale, nubwo yajyaga itubabaza, ariko twayirushiye gutegura. Umutoza wacu yateguye neza cyane, n'abakinnyi be kabisa turamwumva, ibyo yadutegekaga gukora ibyo twakora. Baraba upima ibiro bingahe? Yewe ibiro 79, ariko amaze kuva bitatu kubera siporo nyinshi cyane, ubu 76. Baraba ukina kuwe mwana? Yewe nyina muri gatatu muri basket n'umweri. Babaye niba bandi bashuta 3. Abo barashuta kabisa. Ubu nko muri match ushuta 3 points n'inshuro nazengahe? Yakora wenda ubishuta banabishuta byinshi, ariko sijyamo ntabwo nabanyesha Barabasi. Baraba kweri. Baraba rero niki wabwira coach wacu? Icyo namubwira kabisa ni ukumushimira, koca Musinga turamushimira kuko yazanye igikombe kabisa, akomeza ashyiremo imbaraga kabisa, azanagire agaruka twiteho kabisa, dukoresha akitozo, turanamukumbuye. Muri iyi minsi ntaho hari? kuva twava Mahama ntaho hari kabisa, turamukumbuye kabisa. Dukomeze kuri juru, duheze mikoro juru kabisa. Tunabwira coach rero, coach Musinga, garuka abasore bawe baracyagukumbuye, baragukeneye, ntibaguherutse, mutegure undi mwaka bizaba bimeze bite. Hanyuma rero juru,
watubwiye ko wakinaga 11 cyangwa se 7. Nicyo kintu cyo kugoya kuri uwo mwanya cyane ko wari uvuze ko ari ubwa mbere wari ukinye urasanga gukina kuri 3. wenda nk'ikintu kiba cyarangoye kuko kwiyadabuta mu mukino byabaga bigoranye bitewe n'uko ntabwo ubusanzwe bumerita nyine uwo mwanya, ariko muri bike nyine uba usanzwe ubuze ugakora cyane kugira ngo ubashe kubona wino. Gusa kuri icyo kintu umwanya nakinagaho kujya kuri 11 na 7 biba bijya gusa bitewe n'uko futuboro iyo dukina itandukanye n'iya kera, ntabwo ari ibyaha ni ngo kudefanda ibiki wana kwataka nyine usanzwe urakina ikintu wenda nyine biba bigoranye ni ukumerita umwanya kube kuri supure nyine kuri umwanya, icyo kintu kiba kigoranye. Hanyuma rero mu mikino yose mwakinye imikino itandukanye, mwakinye imikino ingahe? Twakinnye imikino mu matsinda ndagira ngo twakinnye 3, dukina na Gashora demi finale, duhita dukina na Mahama, ubwo ni imikino 5. Mwakinye imikino 5, hanyuma mu mikino 3 y'amajonjora yari igoye. Nicyo wabonyemo kidasanzwe muri iyo mikino y'amajonjora utari uherutse muri kariyeri ya football? Muri iyo mikino y'amajonjora ubusanzwe twakinaga ari amakipe kugira ngo ni 3, ariko dusanga hari impinduka, tuza gusanga hari amakipe 4. Icyo kintu urumva nyine imikino yahise yiyongera, twakinaga imikino 2 ugahita ugera demi finale, ariko ubu ngubu twakinnye imikino 3 kugira ngo ugere demi finale, kandi urumva umukino uyu munsi ejo n'ejo bundi, urumva bisaba gukoresha imbaraga nyinshi no kujyana swati iri hejuru cyane, kandi bose bakaba bari ku myuka ijya kungana. Arakoze rero Karekezi cyangwa se Olivier. Nuko rero Juru, hari ikibazo nagizeho amatsiko cyane nyumvira kumenya ko wahinduye umwanya, waba waratsinze ibitego byingahe muri iriya rushanwa nk'umuwinga uritwaye muri ekipe? Yewe ntabwo nigeze ntsinda igitego kubera ko ukuntu twari sisiteme yakinaga, ntabwo nakinaga nsa nk'aho umuwinga nyine uhora imbere, kuko nazaga kugaruka inyuma nkafasha abadefanse. Hariho twatakishaga sisiteme ya 2, urumva twebwe uwa 3 umuwinga wa 3 yari uwo kudefanda gusa, ariko twaje gutanga amasisite, icyo kintu ngira ngo twakoze. Arakoze cyane rero Joro. Wahereza na Body bakwita Body bigendeye kuki? bagenzi banjye Mikoro yegereze. bagenzi banjye barinze, ntabwo namenya impamvu barinjise, ariko kera nari inkomeye, Ubu uroroshye. ngubu naroroshye, ndi kurya uturyo tworoshye. Uturyo nitwo tukoroshye. Hari ibiryo bituma umuntu yoroha, warya akawunga amezi 3 agashira ukoroha. Noneho abantu bose barya kawunga baba bakomeye. Abiterwa rega, none se ko murahindura ariko kurya akawunga n'ibishimbo amezi angahe agashira ahantu bakomeye bitandukanye no kurya uturayi. Body muri match zabaye Mahama wakinye match zingahe? Match nakinye match imwe. Indi waba uri hanze? Hanze byari bimeze gute kuri bench? Kuri bench uko byari bimeze, twese twari dufite umwuka umwe, uwari hanze n'uwari mu kibuga, bitewe n'ishaka twari dufite. Ntabwo numvaga nshaka kujyamo, ahubwo numvaga ko uwo bagiriye amahirwe akajyamo, kubera ko umugenzi wanjye twese tuba turi kuri level imwe, numvaga ko aratanga ibyo nagakwiye gutanga, ahubwo ngiye nkamusapotinga mwibutsa. Hariya twese twari twabaye nk'abatoza kubera ishaka twari dufite, wabonaga ko twahagurukaga naho twicaye tukajya kwibutsa umutoza tukamubwira ati bigende gutya na gutya, ariko twese twashize hamwe, abari mu kibuga n'abari bari hanze y'ikibuga, twese twari turi gukorera hamwe kabisa. Ndanashimira bagenzi banjye, twese twashize hamwe, uwari urimo yaranyumvaga, nanjye najyamo yambwira nkamwumva. Ndashimira na koca nyine wadufashije tukagira umwuka umwe, twese tukisanzuranaho, ara nta mukuru nta n'umuto, bitandukanye na generasiyo yatubanjirije ko nakwisanzuragaho uri mukuru wanjye, ariko hari twari tumeze nk'aho tungana.
ni nayo mpamvu habonetse iriya nsinzi ni uko twashize hamwe twese tugasenyera umugozi umwe twagiye twese tuzi ko tunganya umupira nta ruzi umupira uri hejuru y'undi iki cyatumye tugera hariya rero no kuba turi hanze kuri benshi ntawe byababaje hari igihe bagushira hanze ukumva ko ari umutoza ukwanga cyangwa hari ikindi mupfa ariko hari twese twari turi kuri level imwe nawe wakugira umutoza ntabwo wamenya ushiramo n'ushira hanze ariko abo yagiriye icyizere baduhaye resulta nzima. Ndarakoze. Hanyuma rero kuri bench haba hari utuntu n'utundi nawe uradusobanukiwe n'utuye tuntu rero watubwira twebwe abatari bahari abatarebye bench ukuntu byari bimeze n'utuye tuntu twagusekeje twagutunguye kuri bench haba hari commentaire haba hari ibiganiro haba hari uburakari bitandukanye tubwire nk'utuntu twari turimo dutunguranye ibitandukanye twe kuri bench yacu twasaga nk'abari gukina urwenya kuko twebwe wasangaga mugenzi wawe mwicaranye nka Karimu umushuti wanjye coach yarazaga twamubwira ati siko bimeze kuriya wowe ceceke isukari se kuyirya rukujajenga niyo umuntu wari isukari nyinshi hariya nyine muyo bari barashize aho ngaho nyine tugomba kunywa nk'abakinnyi ariko nyine niwe mu bencheri wa mbere wanywaga amazi menshi nanjye baransereje ngo nagiye mutsimbuye ngo ni kilometero byinshi kurusha abakinnyi babandi ariko hari bench yacu kabisa ari imeze neza. Ikintu cyantangaje ndi kuri bench ni uko dukina finale wibuka ko hari imvura yaguye nyinshi ariko abafana b'abarundi niyo yabahetse umwana nta numwe wigeze wugama ariko ndashimira n'abafana bacu bura tugira imyuka hari match twakinnye dukina na Mahama twitsinda 3 bari dufite abafana batagirenze 14 ariko Mahama yose ari ihara ariko aba bafana bacu bajirije abo ngabo kabisa bari bafite imyuka nk'abakinnyi bagiye buri wese nyine arafite ishaka kabisa. Hanyuma rero Bodi nicyo babwira coach wawe wari uhakubereye saa ku yindi umunota ku wundi icyo wamubwira? Coach wanjye ndamushimira cyane ni umuntu mwiza kabisa kandi ni umuntu uzi kubana n'abantu azi kwisanisha n'abandi ntago ari uko tungana ariko hari twari tungana. Hanyuma urampera Bakayo ko mikoro naye mubaze ambwira ku bijyanye n'imikino yakinye Bakayo ko wakinye imikino ingahe byari bimeze bite muri iyo mikino? Koze cyane muri ibintu by'imikino nshobora kuba ntarabanje mu kibuga game zikarinda zirangira nagiye mu kibuga ariko aho narindi nari meze nk'umuntu uri mu kibuga kuko wari uri mu kibuga umwanya wanjye ubwo yarambonaga nagahita agira ubwoba agahita ashiramo akabaraga ukumva nimba mbonye ubwo arahita agira icyuho ukumva ntago yakina nabi. Bakayo ko baratubwiye ati uri mu bantu babwiwe umuntu wabanzamo kuri kabiri baramubwiye ngo narya rimenge umunsi umwe navunika ugisubiramo bizamugora kabisa. Namwe nageze kumubwira ndavuga ati Gasimba mushuti wanjye ujye ukina uzi ko isani ndamuka ninjiyemo tazongera kugisubiramo. Ibyo ni ibintu nari naramusezeranyije umunsi akina game ya mbere amubwiye ati indi game uzaramuka uko zerere gatanginjiramo mushuti wanjye biragoranye kubona wongeye kukijyamo kuko ngiye ishaka navanye hano mu nkambi mfite kuko no kuri bench byaragaragaye kuko ngiye nanjye hanze narindi gukina ntabwo narindi kuvuga ati ngo ndi umuntu wo kureberera. Ndumva bench wari ufite experience. Hanyuma n'utuwe tuntu twari turi kuri bench twagusetsaga n'ubwo wabaga uri kuri bench? Ibintu byakajya binshimisha kuri bench rugora mbona ibintu ukuntu utadutera brage ugasanga brage irabonetse ahantu hose coach uramwegereye kandi ikintu cya mbere kibaho ni igitinyiro cy'umukoci ariko iyo uri kuri bench ubonye n'ukuntu abakinnyi bari mu kibuga bari kugushimisha nawe gerageza nyine gusabana n'abantu kuri bench. None n'ikindi kintu cyanshimishe n'uyu muhungu wanjye Bodi bamubyenga ajye mu kibuga abonye n'ukuntu match iri kwirukanka ngatereka reka ngo sinakijyamo ngo koca ngo ndarushe agira indwara zitajya zihinduka kabisa aho zihora arizo. Bodi no kuvuga ngo baramubwiye koca aramagurutse itegura ijye mu kibuga bate reka narushye yaravuze ati reka koca ndarushe koca match yande aramurenza aravuga ati ngo ararusha bamubaza se ngo byagenze gute ngo ya ngo umugongo ngo uri kurya.
Amate mwari mu mikino niye match iyo bamushizemo Gashora. Gasora. Ndumva bitari byoroshye. Naye magambo yagusekeje rero muri kuri bench. Magambo yatsekeje turi kuri bench. Karimo nuko yararigora ateza akavuga ati ngo bamushiremo isukari yashize ngo bajye kuzana indi usanga nyene nizo mvururu zirimo. Teni andi magambo yanshimishe ndi kuri bench. Nige mbona bari kubyira ati ngo afuro ngo yishushashushe ngahita mbona baravuga ati ngo garuka ujye kwica. Ibyo bintu byaragushimishije. Nuko coach yabyiye Beni ngo yeza mutwara ikirato. Byagenze bitabwira mutware ngo yeza mutware ikirato. Ari kubyira Beni kabisa, Beni ari kubyira mutware ngo yeza ikirato. Ukuntu bajya bivuga nyine nawe ubwawe ukumva urishimye kabisa. Byagenze gute? Yeza mutware ikirato. Ninde watswe ikirato? Ninuza ni Beni yeza mutware ikirato. Ndumva bitari byoroshye rero. Hanyuma rero turajya kuri basket. Basket mwari mufite umwuka umwe muri hamwe, sibyo? Hanyuma baraba. Ubundi buri mukino wose byanga byakunda hari akantu mu biganiro mugirana aho muri aho murara mu gihe cyo gutegura match abantu baba bari hanze gasekeje ukabata akantu kweri. Iyo nkibutsa rigamba numva twahise dusubirayo vuba. Ni nk'akaye kantu rero wowe kaba kakwibutsa ukumva byaba ari byiza musubiye vuba. Yewe nk'akantu kansekeje ni nkuko ni kamwe kabisa twari turi gukina match kuri finale twagiye umutoza yadutumije tugiye kumwumva Mabari yisigarira ku ntebe wa bencher yicaye kabisa. Umutoza kubera ko ari sere cyane yamukuyemo jeza aramubwira ati nagende najye mu bafana birangira tumusabira imbabazi birangira agarutse. Ndakeka nako kantu konyine kansekeje. Mabari bamukuyemo jeza. Niwe muntu rero muri basket igihe mwakinaga basket cyangwa se mu myitozo mu kwitegura irarashanwa niwe muntu wagusetsaga cyane? Umuntu wansetsaga cyane kabisa ni Mabari n'ubundi nta wundi njyewe yamereza gasho. Ni nk'iyo show yaguhaye umva itazakuva mu mutwe iyo wibutse Mahama? Iyo nibutse Mahama kabisa ukuntu ari umukinnyi yaguye nk'inshuro 200 muri match ebyiri. Yahoraga yaguye kabisa n'inshuti y'ubutaka. Ni inshuti n'ubutaka kabisa ahora yaguye mu kibuga. Barakoze cyane rero. Hanyuma rero turaza kujya kuri Karekezi. Unze kwita Juru. Muwinga ufite umuvuduko udasanzwe. Twaje kubyumva ku binyamakuru ko ari mu birukansi ibirometero byinshi. Karekezi kiriya kibuga cya Mahama ukibona kuriya utasanga ugikoraho umwitozo ibirometero wirukankaga byabaga bimeze bite? Wenda tugendeye ku kibuga dugira kabuga kacu bari gatoya kucyo twakiniyeho. Urumva ku munsi wa mbere byabaye nk'ibitugora cyane kubera ko twakiniye ku kibuga kinini, ariko nk'abakinnyi nyine basanzwe bakinira mu bibuga bitandukanye. Ku mukino wa kabiri twari twiyadabose turavuga ati kiriya kibuga ubwo natwe nkaho twagikoreyemo umwitozo. Match ya mbere yaratugoye kubera ko tutari tumenyereye ikibuga. Turayipeza iyo match turayinganya, ariko uvuga ngo ku birometero nyine umuntu yiruka kugira amahirwe ugasanga warakoze n'amacross titaye ku kibuga ukiniramo, aho wajya hose ugasanga ugifite igihaha. Juru arakoze. Hanyuma Juru, mu bakinnyi mwari kumwe, mu bakinnyi bakinira match, niwe muntu wagutunguye performance yiwe wabonaga nyine uko ari umuzi cyangwa se yatunguranye yari nziza cyane bigeranije n'ikigero yarasonga kina? Niwe mukinnyi? Yewe n'abakinnyi babiri banshimishije ku rwego rwo hejuru. Umukinnyi wa mbere wanshimishije birenze Edizo umukina mu Gasibo. Yego, impamvu Edizo yanshimishije ntabwo nari nzi ko yabasha gukina ziriya match, ariko bwa mbere nibwo ngira ngo yari yaserukiye n'inkambi.
urumva byari bigoranye guhita aza kwiyadabota muri iyo mikino. Ukuntu nari muzi njye ntabwo nari nzi ko yashobora gupeza agakinira biriya bintu. Undi mukinnyi wanshimishije ni Gasimba. Gasimba buriya ntabwo nari nzi ko ari umuntu mukuru mu kibuga bigeze hariya. Rimwe n'abarundi bamurebaga bakavuga ati uriya ni umusaza kandi ari umwana mutoya, nibwo bwa mbere yari akinnye ririya rushanwa, ariko bitewe na performance yari ariho bari bakuvuga ati uriya ni umusaza. Yaranshimishije nawe yaritanze ntabwo atagize. Okay, noneho tugiye kuvuga ku kantu gatoya ku bijyanye n'abaterankunga badufasha iyo twasohotse, iyo turi gutegura irushanwa muri iriya. Hanyuma twari dufite muri iyi nkambi twari dufite abaterankunga bagera muri 3. Basket ntabwo bamutubwiye neza, ariko bamaze kumenya ni volleyball ndetse na football, sibyo? Football twari dufite Muhodari, volleyball twari dufite Iranzi. Nabo twabashije kumenya. Harashobora kuba hari abandi banyuze ku ruhande babigira privé, ni byiza. Noneho turabihuza n'inkuru yatangajwe ubushize, abantu bagiye bambazaho bakambaza se mu bitubwire neza, hari ya generation, hari ibyiciro, hari ikigero cyabasize, ariko n'ubundi cyumva ko bitakomeza neza muri basket cyangwa se muri volleyball cyangwa se muri football. Nibyo tugiye kuganira iminota mike isigaye. Turahera n'ubundi kuri Juru niki wabwira abo baterankunga? Turabavugira muri rusange. Ikintu wenda nabwira abo baterankunga, ngenda banza kubashimira kuko bakoze igikorwa cy'intwari. Si ukuvuga ngo nibo bonyine bari bafite umutima wo kwibuka ahantu bavuye, ahubwo bo bafite nyine umutima ufasha n'umutima witanga wo gufasha abo basize. Ikintu wenda nashimira kuri abo bantu bagize icyo bakora, ntabwo twabayeho nabi mu gihe twari turi muri icyo gikorwa cya Interika, bitewe n'abo bantu ubwitange bagaragaje. Nta nubwo twasanye nabi, bari badukoreye udupira. Urumva nyine ni ibintu bishimishije. Gusa nyine n'abandi batagize icyo bakora bajye bagira icyo bigiraho, bafasha abo basize, ntabwo se batera inkunga discipline bari bakinamo. Twese bizajya bidushimisha nibasha kubikora. Hanyuma tukiri aho turashimira Muhodari, uno Muhodari Juru yavugaga ndetse na Iranzi. Hanyuma turashimira Varane cyane. Varane nawe yaradufashije cyane ko yatubwiye ati n'umutwara finale ariza buri muntu araba bafite igihembo cyiwe cy'umwihariko. Ntibyakunze ko dutwara finale, byarangiye muragarukiye hehe? Mugarukiye demi finale. Turashimira Kazora, ari mu bantu batuvugishije bagira icyo bakora, ariko yaratubwiye ati next time ni mu bitegura muzambwira kikare nanjye nitegure ngire ukuntu nzagira gute nzabafasha mu rugendo rwanyu. Turagera ku mukinnyi wa basket bita Baraba ndabizi hari abaterankunga mwari mufite namwe, amakuru twarayamenya nubwo tutamenya abari bo. Niki wabwira abaterankunga? Ngewe ikintu navuga ko ku baterankunga baduteye inkunga wa basketeri ni ukubashimira cyane kabisa. Imana ikomeze ibahezagire, umugisha mwinshi cyane. N'ubutaha tuzabane kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Turajya kuri Bakayoko, urambwira muri makeya ukuntu byari bimeze iyo mwumvaga ngo runaka arapeshe ngo mujye kuryana, mugire ukuntu mwigenza, bigenze bityo. Wumvaga bimeze bite iyo wumvaga izo nkuru? Ni ukuvuga ngo hari igihe cyageraga muvuye nko muri mace, mwumva mwananiwe, mushonje, mutari mwoga, mugahita mwumva barababwiye ati witegure, ari ahantu twateguye, hateguwe na runaka. Ubyumvaga gute? Wumvaga uwo muntu wamubwira iki? Wumvaga bimeze bite muri make? Akoze cyane uwo muntu, ukumanza ukamushimira cyane, ahari Imana imuhereza umugisha. Biragoranye gukina zino mace ugataha ukoga ukareba n'ibiryo bari kutugaburira ubwabyo bimeze nabi, ukumva undi wenda nka kapitene wacu tumushimira, ukumva yese avuga ati ngo muze ngo ari ahantu tugomba kwicara tugasangira. Ibyo bintu nawe ubwabita bigutera imbaraga kugira n'indi mace iri bukurikiro ukayitegura ufite imbaraga, wumva ufite ikintu washize mu nda gifite akamaro, gifite vitamini, ugahita usanga rero biri kumera neza. Urakoze.
okay, ni mu nshuro zose yababwiye ati mujye hamwiyakire. Ni iki mbese icyo gihe byabaga bimeze bite? Tubwire nk'amakuru mu icyo gihe byakajya biba bimeze neza cyane, uko wakajya usanga n'umuntu wagiye ku ruhande tukongeye turahuye, niyo byaba ari iminota 5 koca tuganije, uko ari igihe akajya ahita abona akatuganiza turi no kwiyakira tugatera amaburage, ugasanga nyine ibintu biri gusa neza, turi kwibutsa ukuntu amamatch yagiye, ugahita wumva umuntu ugasanga mugenzi we uramusereje kubera muba muri kumwe, wumva nyine ari ibintu bisa neza by'ubusabane. Dusoza kuri icyo kintu cyo gushimira abantu bateye inkunga, turahereza Boda umwanya mutoya. Boda atubwire bari mu bantu bakonsomye isukari we na Karimu. Ntayo nariyeho njyewe kabisa. Nta sukari. Wowe wakonsomye iki muri restaurant? Yewe nizandazi baduhagana njya afataga nyinshi nagajya nkwibudutoke nyine. Hanyuma mu gihe cyo gusohoka babakiriye ahantu herereye cyangwa se umwihariko abantu bayitwaye neza, se nka muntu wagize umutima mwiza, wafataga iki? Niyo cyanshimishije kandi nshimira Imana nkashimira n'abadufashije, batumye tugaragara neza kandi baduha ishusho nziza. N'izindi nkambi zatwigiyeho nubwo ntacyo batubwiye, ariko hari umwe wabinganijeho Murundi arambwira ati bagenzi banyu bagira urukundo kandi mujye munabashimira, musa neza. Wumvaga ko iriya mipira baduhari ari nk'iyo hasi bari bayateguye, ariko barebye byanditseho babona nyine atari wari umuntu nyine mugenzi wacu wabidukoreye, kapiteni Modari n'abo bandi badufasha, kubera ko babonaga tuvuye muri match tugasohoka bakibaza aho tugiye, ariko bakurura amakuru bakumva ko twagiye kurira nko kuri hoteli runaka, bakumva ko nyine ni iby'agaciro, nabo bakifuza kuba bari kumwe natwe. Kandi ndabashimira nyine n'izindi nkambi zagiye zitwigiraho. Buriya inkambi yacu ni abasirimu kandi barakundana, kubera ko twagaragaye nk'abasirimu, twari dusa neza, nta kajagari twari dufite, nyine batumye tugaragara neza, ntabwo batunyujemo ijisho, nubwo byose bitagenda neza ku ruhande rwacu, ariko kuba tureba nyine babona tumeze neza nta kibazo. Badarakoze cyane rero, murumva ko byari bimeze neza, bari bagiye bambaye neza, hari nk'ikipe yiteguye, byari bisa neza bigaragarira buri muntu wese. Turashimira rero umuntu wabambitse yitwa Muhodari, kapiteni Muhodari, Imana imuhe umugisha. Turashimira wabajyanye mu mahoteli ni kapiteni Muhodari, turamushimiye cyane. Turashimiye uwo bita Chiesa Fabien, ari hano ariko yakoze ibintu by'indashyikirwa. Turashimira uwo bita Tsematse, turashimira Papa Deo. Abo ni abantu bafashije ikipe ijya gusohoka. Impamvu tubigarukaho cyane, turakangurira abandi bantu. Hari inkuru numvise Star nziza ejo bundi, umuntu yarambwiye ati muzajya mutubwira natwe tuba twifuza kugira icyo dukora mu gihe mwateguye irushanwa, ariko tugira impungenge yuko ko abatuvugisha iyo batuvugishije twe dutekereza bitewe nuko tubazi bitari bugera kuri ekipe ibigenewe, ahubwo biri bugire ukuntu bigenza. Ese icyo kintu mwebwe mucyumva gute iyo mumaze kucyumva, niba mubaye mucyumvaho koko? Anje ibyo nabyumvisheho nyine, hari umuntu uba ufite umutima wo kugufasha, ariko bitewe nyine n'ishusho yasize muri disipurine yari abamo, nyine hari igihe ikipe itameze neza, idafite umwuka umwe, abantu batumvikana, noneho wagatekereza ko natanga ubwo bufasha n'ubundi buraguma muri babandi yabuhaye, kubera ko badafite umwuka umwe na ekipe. Hari abihagarika kubera ibyo ngibyo, atari uko banze gufasha, ahubwo bumva ko nyine ayo mafaranga niba yatanga cyangwa iyo nkunga baratanga taragera kuri bagenzi. Kubera hano ukuntu bo babizi, bumva ko nyine njye nawe nimba tuziranye ntago baramenya joro. Twe noneho twe turi hasi nyine twakuze tubakurikira nyine, kubera ko batubanjirije mu kibuga, bitandukanye nuko twe tumeze. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko ubu ngubu ibintu byose bimeze neza, dufite umwuka umwe, abo turi kumwe nyine, abatubanjirije abakuru bacu turi kumwe, n'abarumuna babo twese turivanze, ariko dufite umwuka umwe. Uzajya ukenera kugira icyo adufasha, abantu abazatuma bazabitugezaho, kandi n'abataragira icyo bakora ko babitekereza mbaye mbashimiye, kubera ko ntabwo amarushanwa ahagaze, n'ubundi next time tuzongera dusubireyo, kandi ndakomeza gushimira n'abo ngabo bagize icyo badufasha, natwe byatwongereye performance kugira ngo tugere hariya. Ndakeka iyi nkambi kuva ya kwitabira irushanwa nibwo yarigeze kuri uriya mwanya.
nibwo yarageze kuri uwo mwanya ariko byatewe no gushyira hamwe n'ubwumvikane twari dufite muri ekipe. Okay, Jimmy arakoze cyane tugana ku musozo. Mwumvishe ko Jimmy abigize clear bishyize hose, avuze ko ikipe ubu iri hamwe, yaba bakuru yaba batoya, bitandukanye na mbere aho abakuru cyangwa se abatoya hari ukuntu habaga harimo diferanse, hari ukuntu byari bihoshanijwe. Ku bantu babizi rero barasobanukiwe. Tugiye dusoza rero uyu mwanya turavuga ibintu bibiri dusoza. Icya mbere, buri muntu agiye kuzajya ambwira muri basket, arambwira ati ngewe muri football nta bakinnyi ubu mvuga ati nibo bari hejuru, nibo nemera. Nzajya nkubaza ikipe umbwire, turahera n'ubundi nta kibazo. Mugasima mbwira abakinnyi babiri. Mugasima kabisa, abakinnyi babiri mfanamo Edizo, kumwe n'ubundi na Fabrice mu basketeri najya akinamo kabisa. Ekipe y'inkambi mfanamo umugabo bita Karekezi Olivier rwose. kumwe na Nguru. Nguru ninde? Kapuru rwose kabisa, njyewe ndamufana cyane, ndabire kabisa, njyewe ajya amasho. Okay, turajya kuri Bakayoko. Hanyuma Bakayoko tubwire muri kiryango abakinnyi babiri. No. Mu kipe y'inkambi tubwira abakinnyi babiri. Kipe y'inkambi abakinnyi babiri nakubwira. Ahera kuri Mungwara Miheto mvuga ni Karekezi Olivier. Mungwara. Uwa kabiri nakubwira bose ni Rwamasirabo Jarike tumusore. Arakoze cyane. Turajya kuri Karekezi Olivier. Muri kiryango abakinnyi babiri. Muri kiryango abakinnyi babiri nabo mfana. Harimo wenda umuzamu ukunda kubakepera bita Karica. Uwo ni uwa mbere, hakazamo wenda n'umuhungu wanjye Bakayoko bita mu Rwanashaka. We ni Morale. Hanyuma rero tubwire mu kipe y'inkambi. Mu kipe y'inkambi ngewe umuntu naba mfana ndetse nkunda nyine imikinire yabo, harimo Rwamasirabo Jarike. Ni umukinnyi dukunda gukinana mu match menshi, twaranakoranye, urumva nyine twagiye dukinana ahantu henshi. Nakunze ukuntu akina, birenga aba n'inshuti yanjye. Hakaza undi bita Bienveni wo kwa Ngabire. Urambwira ntawe twakinanye imikino myinshi, ariko imikino mike twabashije gukinana nabashije kubona ari umukinnyi mwiza cyane. Okay, turajya kuri Body. Tubwira abakinnyi babiri muri Leopard. Leopard umuntu nzimo we umwe n'icyumbati. Niryo zina rye. Okay. Sinzi nimba bamuzi muri Leopard. Tubwire rero, uraza kutubwira Mugasima abakinnyi babiri bawe. Mugasima uwa mbere ngewe Mugasima mfana ni Rukundi nka Fabrice. Uwa kabiri mfana ni Edizo. Urakoze cyane rero. Tujya gusoza ngiye kujya nkubwira abakinnyi babiri umbwiremo umwe prefera kurusha undi. Twatangiye kuri Body. Bienveni Keza. Karimu Ngabire. Turakomeza kuri Juru. Bakayoko Gasimba. Rwamasirabo Desire.
turakomeza kuri Juru Rwamasirabo. Juru kabisa. Edizo Karimu. Edizo. Onyobye rwose. inyobya Aha. Kongore agiye muri basket. Kongore Putine. Putine. Twagiye kuri Bakayoko. Aha. Kwangwaru Baraba. winyobya ni baraba. Okay, twagiye muri volleyball. Mbana nayo Gateye. Maestro mbana nayo niwe wanjye. Okay, twakomeje football. Edizo Ngabire. Byashara kabiri. Okay. Ndungutse Muragwa. winyobya murago. Rero tujye gusoreza ikiganiro cy'ubuvandimwe nitwa turi kuri Chat Iwacu TV. Twakira aba sportifu kugira ngo tuganire mahama byari bimeze bite, byagenda gute, hano bimeze bite. Naho dusoreje rero. Dusoza niki Bakayoko wabwira abafana b'ikipe ya Nyabeke. Kero ngiye nabwira abafana b'ikipe ya Nyabeke ni hejuru cyane. Kabisa bajye baduhereza shoko natwe tuba twayibahaye. Turajya rero ko bita Baraba ikipe ya basket Nyabeke igira abafana benshi ingero zose hanze hafi aha. Nicyo wababwira nk'umukinnyi wa ekipe y'inkambi ya Nyabeke. Ikintu nabwira abafana kabisa aho bari hose kabisa turabishimiye, dukunda support baduhereza mu gufana, twari niba no kudufana n'ibindi bari kudufasha byinshi cyane badutera esprit. Icyo nababwira kabisa peace and love. Arakoze cyane Baraba. Turajya kuri Olivier. Juru rero nicyo wabwira inshuti cyangwa se abavandimwe mukinana umupira w'amaguru Nyabeke. Ikintu nabwira bagenzi banjye dukinana hano mu nkambi ni gushyiramo imbaraga. Buri kipe murabizi ko hajya habaye icyo bita selection. Ntago ikipe yagiye ntago ari izongera kugenda, bizaterwa na performance ihari muri iyo minsi. Rero nabwira abavandimwe bagikina nawe se bakunda agapira k'amaguru bakore cyane, barebe ko wenda ubutaha bazongera nabo bagaseleksionwa. Arakoze. Sawa arakoze rero. Dusoza kuri uwo bita Body. Mr. Body. Hari akantu wibagiwe. Koca ngo yansanzemo indi mpano. Imeze gute? Ntabwo ayibonye. Ntabwo arebye stati y'umutoza. Arambwiye ngo nkubonyemo indi mpano. Ndabwira ati ese koca ntabwo nzasubira mu kibuga. Ngoya. Wowe ubyuka isaa 9 dusengere cyane. Twasanze iyo mpano ariyo ufite. Twabonye impano. Asanga ari nayo mpamvu akenshi ntajyaga mu kibuga. Yarambwiye ati twagusanzemo indi mpano. Rero nicyo wabwira unabwira na koca, nicyo wabwira abantu bose bakurikira gatanu kandi Body. Icyo nabwira abadukurikira cyane abakunda timu ya Nyabeke muri discipline zose. Turabashimiye cyane, mukomeze mudusapotinge n'abari hanze y'u Rwanda bari mu bindi bihugu. Nabizi ko badukurikirana. Kandi bajye bakurikirana channel yitwa Chat Iwacu TV. Iyo ngiyo niba yabishize hanze bajye barebe n'urugendo twakoze bagiye babishiraho. Urugendo twakoze duhaguruka hano paka tugezeyo. Barebe n'imibereho y'abaturage mu zindi nkambi uko byose bagiye babishiraho. Kandi bibuke gukora subscribe na following. Sawa barakoze Body nawe arakoze cyane. Abantu bose utarakora subscribe nicyo gihe cyane kugira ngo mukomeze muryoherwe na Nyabeke. Murakoze cyane. Ciao.